Ngewe reka nkusetse niba ari ubucucu mfite nabibonye ndi njyenyine ndarira. Byibura iyo umuntu agize ibyago ku mubyeyi umwe hagasigara undi biba bigifite uruhengekerezo, ariko iyo witwa ngo wabaye imfubyi burundu ngo gusa biramukomeretsa, kuko niba hari ikintu nzi Kirisizi na mama we ntiyari mama gusa, yari mama, yari sheri, yari sister, everything. Ariko ikintu cyanteye agahinda kuri Kirisizi yarageze aho agiye kumwereka ibyiza, kuko niwe wari umujyanama we, yamubwiraga, baganiraga utuntu twose, basekaga. Noneho yarageze aho agiye kumwereka, kuba yamwereka umukazana. Buriya wabura umubyeyi uwo ari we wese iyo bigeze kuri mama wawe. Njye nabuze mama wanjye mfite amezi 2, ubundi akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Iyo warangije kubura mama wawe, kubona umwitangira akakurera biragora. Njya ngera naho mvuga ngo icyampa akazuka akagaruka akareba. Ariko iyo Imana yajyaga itanga n'umunota umwe umuntu akazuka akareba abo yasize, njya mbyifuza. Yego nta bihari, nta n'ibyo mbonye, ariko byari ubuzima bugoye. Hari umuntu uzi ukuntu bivura depression se ngo basambwire. Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe n'umudamu, akaba umubyeyi, sinzi nimba ari umubyeyi cyangwa ari umukobwa. Tugiye kuganira, tugiye kugirana ikiganiro kitari buze kwa kirekire, ariko kiri buze kuba gikubiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umeze gute se? Ndashima Imana. Urashima Imana. Teye witwa ngo iki harya? Njye nitwa Ejidi. Ejidi. Buturuka kuri Ganza Iganze TV. Kuri Ganza Iganze TV. Mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel bita Ganza Iganze TV, niho muzajya musanga ibiganiro bitandukanye. Uyu mukobwa mwiza muri kureba imbere ya kamera. Ejidi, umeze ute se? Nukuri ndashima Imana, ibintu byose ndabona ari amahoro. Iyo mbyutse bikemera, navuga bikemera. Natekereza ko hari abantu bageze ahacecekerwa, hari abantu batakirimo kubasha kuvuga, ngira Imana ngo kude shapo. Tukiraho ngaho reka dutangire twihanganisha umuryango wa Kirisizi. Nabonye nabyutse mbona mu gitondo ko uwo bita Kirisizi yabaye imfubyi burundu. Abyakiriye ute kubona iriya nkuru? Hari ibintu kera najyaga numva nkumva birasanzwe. Byibura iyo umuntu agize ibyago ku mubyeyi umwe hagasigara undi biba bigifite uruhengekerezo, ariko iyo witwa ngo wabaye imfubyi burundu namubwira ngo nakomere. Yego gusa biramukomeretsa, kuko niba hari ikintu nzi Kirisizi na mama we ntiyari mama gusa, yari mama, yari sheri, yari sister, everything. Ikintu namubwira Kirisizi, namubwira komera, ubuze umuntu w'intwari, ariko nyuma yabyo ubuzima burakomeza nubwo biba bigoye. Iriya nkuru yakwibukije iki mu buzima bwawe, cyangwa yakwigishije iki kubona umuntu w'umusore watangiye gutera imbere, mbese uri gukurura abantu benshi, yaba ku gitsina gabo ndetse n'igitsina gore ndetse n'abana bakecuru n'abasaza? Mu minsi yashize nibwo byari biri kuvuga ko yimutse, yagiye mu nzu ye yubatse mu Bugesera, ndetse uyu Kirisizi akaba akunda gushima umubyeyi wiwe ko ari we muntu wamufashije, niwe muntu wa mbere wamuhaye itike agiye gutangira umuziki. Yagiye amuvuga ibintu byinshi. Iriya nkuru ikwigisha iki ugendanye n'ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima buri hano hanze? Ngewe reka nkusetse niba ari ubucucu mfite, nabibonye ndi njyenyine ndarira. Abonye ndi njyenyine ndarira. Ubonye iki? Kandi mbonye urupfu rwa mama wa Kirisizi, kandi ikigusetsa nari ntaramuhura nawe ngo twicare tuganire. Ariko hari ibintu njya nicara nkatekereza, hari igihe ngera mu bibazo nkavuga ngo iyo mama wanjye aba ahari mbamubwiye. Yego, iyo mama waba ahari mbamubwiye. nawe nta mubyeyi ufite? Nanjye natekereza ko ntamuzi, nkahita mvuga ngo wenda ntiyari no kuntega amatwi. Iyo utazi umuntu umujajinga uko ubitekereza, yego.
ariko ikintu cyanteye agahinda kuri kirisizimu yarageze aho agiye kumwereka ibyiza kuko niwe wari umujyanama we, yamubwiraga, baganiraga utuntu twose, basekaga. Noneho yarageze aho agiye kumwereka, kuba yamwereka umukazana. Njye nabuze icyo mbivugaho. Hari inkuru wumva ukumva uracecetse. Buriya wabura umubyeyi uwo ari we wese ariko iyo bigeze kuri mama wawe, kuko mama wawe byose, waba uri mu mafuti, waba uri mu byiza, mama we niwe ubasha kukumva. Hari akantu ukomoje uti njye iyo ntekereje ko nawe mfite cyangwa se nawe nzi birambabaza. Bimeze bite kuri wowe hagati yawe na mama wawe? Yavuze ngo ntawe uzi. Wowe mama yitabye Imana ufite igihe kingana iki cyangwa ufite imyaka ingahe? Njye nabuze mama wanjye mfite amezi 2. Kuva icyo gihe ntangirana n'ubuzima bwanjye bubi busharira bugoye. Rero hari igihe ubundi akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Hari igihe iyo umubuze nk'uko namubuze ukiri muto, uhita uhura n'ibibazo bizagukurikirana igihe kinini. Na n'iyi saha iyo ngeze mu ntambara zikomeye, ndavuga iyo mugira, basi nkanamubwira, nkabona uwo mbwira akabasha kunyumva. Shayi iki cyo tukireke. Birakugoye cyane. Wabuze mama wawe ku myaka 2, icyo gihe wari ufite amezi 2. Yitabye Imana mufite amezi 2. Bakubwiye ko azize iki? Njye mvuka 94. Yego. Hari 94. Ubwo wavutse mu kwezi kwa kangahe? Ushaka kuzampetera? Kwa 4. Ntabwo navutse mu kwa 4. Harabura ukwezi kumwe nzakumenyesha. Ubwo se harabura ukwezi kumwe twabyinjiyemo. Tunyagiye kureba wavutse mu kwezi kwa 7. Ubwo mama wawe yari yakubyaye mu kwezi kwa 5. Wavutse mu kwezi kwa 7 yashize amezi 2, mama wawe yitaba Imana. Hanyuma rero mu gukuruka waje gukura gute, byaje kugenda bite? Kuko Shawambabare ntunyinjize muri icyo kintu koko. Ihangane tubiganireho gatoya. Nshaka kujya kwivumbira keke koko. Uzi kujya kuvumba warize warakaye. Ihangane tubiganireho gatoya. Hari n'abantu baba babyumva, bagomba kubyumva byibuze. Tunibutse n'abantu ko uyu mubyeyi akora kuri Ganze TV. Muri iyi minsi biba bigoye cyane kubona umuntu w'umukobwa wayeho ubuzima bw'ubupfubyi cyangwa se udafite ababyeyi, na papa we nawe hari. Yego, ubuzima wabukomeye n'umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu reka ngire ukuntu mwifashiriza nimba ari wenyine, sibyo? Niyo mpamvu tutugiraho ngo tunabibabwire. Ari umuntu uburi mu buzima, waraciye mu buzima nk'ubwaciyemo, ariko ubu ngubu bwarahindutse. Nkuko nawe hari abo uhura nabo ukabona bari mu buzima nk'ubwaciyemo, ariko ukabona hari ikibazo, sibyo? Hanyuma rero ubwo ngubwo ku mezi 2 mama wawe yitaba Imana. Bakubwiye ko waje gukomeza gute? Sinzi niba harigeze ubona ahantu umwana w'imfubyi ngo umurebe cyangwa mubashe kuvugana. Buba ari ubuzima bugoye. Iyo warangije kubura mama wawe, kubona umwitangira akakurera biragora. Njye ngera naho mvuga, wongera akajwimo. Yego, njye ngera naho mvuga ngo icyampa akazuka akagaruka akareba. Kubera iki? Ihangane. Hari igihe umuntu abaho nk'uko duhari, ukaba wakibwira ngo mpfuye nabona underera cyangwa mpfuye runaka yanderera. Ariko iyo Imana yajyaga itanga n'umunota umwe umuntu akazuka akareba abo yasize, njya mbyifuza. Yego nta bihari, nta n'ibyo mbonye, ariko byari ubuzima bugoye.
uri umubyeyi ugaragara neza, ndagira ngo noneho twibaze nyine kuva kuri ayo mezi abiri kugira ngo uze gukura wisange noneho uri kugaragara gutya mu buryo butandukanye. Nyine nta muntu wagatekereje ko wakagombye kuba umeze gutya cyangwa se usa gutya ugaragara gutya mu gihe mama wawe yitabye Imana ku mezi abiri, ubwo wakuze uri nk'aho uri wenyine. Papa we yaje kwitaba Imana ufite imyaka ingahe? Imyaka 10. Ufite imyaka 10. Kuva icyo gihe utangira kubaho uri wenyine? Iyo wabuze mama byose biba byarangiye, niyo papa wawe yaba ahari. Abaye imfubyi mama akigenda. Abagabo nta kintu na kimwe bajya bitaho. Jide, reka tuganire, wirekure ubwire abantu inkuru yawe. Iyo nkuru yinyinjizamo. Ndi kubona ko urimo urashaka ko kwimana amakuru cyangwa se kutabivugaho, sibyo? Ndi kuyibona pe, cyane ko wenda tutari twateganyije kuza kubiganiraho. Yawe yinyinjiza mu nkuru yanjye. Uzayishakira undi munsi. Uzayishakira undi munsi. Sha izuba ririmo rirava. Iyo mbabaye bwije ndarwara. Kandi ntabwo bijya bibaho. Iyo umuntu ashatse kunsubiza ahahise hanjye biragorana. Kuko ahahise hanjye na n'iyi saha mpagaze mu ngaruka zaho. Nubita Kirisizi mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize yabuze umubyeyi w'umubyara ariwe papa we. N'aka kanya mama we yitabye Imana kuri uyu munsi. Urumva ko asigayeho ubuzima bw'ubupfubyi. Yego, yabaye udafite mama, udafite papa. Niyo mpamvu ngira ngo utuganirize twumve ese umuntu ubayeho gutyo ababayeho gute, ubuzima buba bumeze gute, ese nawe ma depression ukunda kugira. Ndumva hari n'ikiganiro wigeze gusohora, ntabwo ari wowe. Mbyibuka ko nakibonye, ni ngwino ndebe wavuze ngo ukuntu yivuye depression, nagize ngo ni wowe. Hari umuntu uzi ukuntu bivura depression se ngo basi ambwire. Uzi ko hari ukuntu tujya tubona abantu bagenda barashize, ukabona umuntu abaye hatajya babara kandi ahura n'ibimubabaza. Iyo nayo ni depression, kandi nzi ko muri iyo depression ariyo ngira. Ushobora kuza ukankorera ikintu ukambabaza ukabona aho kugira ngo mbabare ndasetse. Ubana na depression? Naho zibazivura umbwire. Uretse se wenda iyo depression wenda y'ibyo ngibyo cyangwa se kubura ababyeyi, ni ikihe kintu kindi kijya kikubabaza gituma wumva ko depression uhorana nayo cyangwa ufite ubwo burwayi bwa depression? Wowe wambabariye tukaganira ku bindi. Reka tuganire ku bindi kuko nabyumvisha ahantu ushaka kunyinjiza ni kure pe. Ubwo ngiye kukubwira ikintera depression nakubwira naho cyakomotse. Twiganirire ako kantu kazaze nyuma. Sabiganiraho gutaha. Mbaza ibindi bitarimo depression. Sabiganamo ubutaha amagira ngo ibindi byose ndagusubiza. Biragoye cyane managize ngo tugire ukuntu tubigenza. Urumva rero abakunzi bacu mukomeze kwihangana, turi mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye, ibihe navuga birimo ibibazo byinshi, imirwano myinshi. Turi kubona bamwe na bamwe nyine turi mu minsi itari myiza. Ejo nibwo nabonye ko hari nka famiye yose yagize gutya ipfira mu ndege ari abantu 5 mu gihe umugabo yaragiye kuyihigira birangira bose bagendeye uko. Twinjire rero ku biganiro byisanzwe biri hano hanze. Mu minsi yashize rero nubwo bavuga ngo uhorana na depression, nagize gutya mbona uri mu byishimo, mbona wakoze ikiganiro cyiza cyane. Kimeze gute subwo? Shaje nyibwirira ibintu binsetsa kuko ibintu byambabaje ni byinshi. Nagiye kubona mbona wakoze ikiganiro cyiza uri kumwe n'umubyeyi bita Sandrine ndakeka. Shana urakasa mutwe. Muri muratanga inyigisho runaka ku babyeyi b'iki gihe, uti ngewe nagufasha ukagira harya ukakira indwara
yahindi ngo kwako hanyuma ukora iki rero mu bijyanye n'iki nkora byinshi ubayeho ukora iki iriya miti urayicuruza biriya rero ndakeka umuntu wese wabashije kugera mu ishuri hari uwize chimie hari uwize biology hari uwize histoire n'uwize entrepreneur buri wese yagize akantu yiga njye rero nkunda siporo nakunze kujya mu bintu bya siporo cyane nkabireba nkanabikora nkabona birakora ibyo bintu rero mbonye bikora numva nabirangira abandi ariko icyo kiganiro ushatse no kunyinjizamo mboneraho no kukwibutsa yuko hari ikiganiro twasohoye cyaciye kuri channel yanjye gica no ku mpanuro gisaba imbabazi abakunzi banjye n'abandi bateganyaga kunkunda n'abanyangaga bakaba barabonye urwaho mbabwira ngo nabasabye imbabazi kiriya kiganiro ntabwo ari njye nagiteguye naranyereye ngwamo yego naraje nsanga hari uwateguye ikiganiro cye nisanga ari nka kumwe nshobora kuza ugahita umbwira ngo icara aha ntazi ibyo uri kuvugaho naranyereye ngwamo buri wese agira iye mpano ntabwo iriya mpano ari iyanjye ngewe impano yanjye cyo kora kugira abantu inama ku bya siporo byo ndabizi ariko biriya bindi mwakunze kuvugaho ntabwo ari ibyanjye nyirabyo arabyigisha ni nayo content ye kuri channel yiriho ubuzima butari bwiza umukobwa igitsina gore gikuriramo gihuramo n'inzitizi nyinshi hari aho uhura n'umugabo cyangwa se umuntu akabwira ati ndakumva uri umwana w'imfubyi ndifuza kugufasha ugasanga si byashakaga ugasanga birangiye yashakaga ko mwiryamanira cyangwa se yagushakaga ibintu ibyo bintu byigeze bikubaho mu ikura ryawe ibyo bintu ntabwo byabura kuko bajya batubwira ngo ibyera byose si zahabu kandi uja gusekera wese si ko aba agukunze ibyo bintu nta muntu n'umwe nkeka bitarabaho nta n'uwo bitazanabaho nahuye nabyo cyane kandi na n'iyi saha ndacyahura nabyo nta n'ubu mwego manange na n'iyi saha ntibyabura ukurebye akakugirira impuhwe si bivuze ko hatari abagira impuhwe bya nyabyo barahari Imana inabaha umugisha abantu bajya bangirira impuhwe bakanabinyereka bakabikora koko by'ukuri ariko hari n'abandi mvuga ngo ni uguporofitira mu kavuyo agashaka kuguporofita uko umeze uko yakubonye agahinda ufite akaba ariko agira urwitwazo ibyo bintu byambayeho no ejo bundi ni ku kihe kiganiro ariko buriya hari ikiganiro nakoranye na Pastor Claude nawe ashaka kunyinjiza muri wari ugiye kunyinjizamo umuntu aranyandikira yo nakubonye nabonye nta bushobozi ufite iki yo ndashaka kugufasha noneho kugira ngo amfashe yahise ambwira ijambo nagukunze no gukundwa ndabikeneye si bibi ni na byiza ariko gukunda umuntu ugahita umubwira ngo tubyapurike online shandabagaye reka none se abakunzi banjye bameze uko ndumva mbagaye kijyanye n'umukunzi we ntawe ufite icyo kintu rero umukunzi n'Imana imutanga ntabwo ari umuntu umwiha ngiye no kuvuga ngo umukunzi yava kuri kamera naba nakishe umuntu ajya kuvuka ubundi ijambo rirambwira ngo nkiri urusoro mu nda ya mama Imana yarize uko nzabaho Imana yarize uko uzabaho iragusetingira none muri kano kanya uragira gutya umuntu ugerageje kubwira ikibazo cyawe akahita akubwira ko agukunze akaba yifuza ko muryamana cyangwa ngo ashaka kuguhamagara kuri video kare mu diaspora ntabwo mbateye amabuye buriya rero hari 7,000 bitarapfukamira bayari hari abo bana ba Satani hari n'ab'Imana hari abantu bakorera umugisha umuntu akakureba kumva yagukoreraho uwo mugisha yego ntayirengagije nabo ngabo nyine kandi buri wese atanga icyo afite ntabwo uzafata umuntu umubwire ngo mu rukundo watari ufite cyangwa umubwire ngo mfasha buriya kugira ibintu siko gufasha nawe ntaba yifashije yego reka mwihanganishe nibutse abakunzi bacu
ubwo niyo gahunda ihari abashaka kugusapotinga ngo ntago ari ibyo bagomba kugenderaho banza uvuge nimero ya telefone noneho twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro neza. Nimero ni 078 73 62 021. ubwo wageze yerekwa aritambutse Shana aritambutse ubundi Imana imwihera umugisha imwihere n'umugore byose neza muratambukije yerekwa si cyo bivuze aka kanya nawe ushatse gushyingira subwo